intumwa y'Imana Muhammad amahoro n'imigisha yamubeho we n'umuryango we yaravuze ati kugeza ku musozo igikorwa cyiza biruta kugitangira gusa ntigisozwe. Ni kenshi muri sosiyete dutuyemo ya buri munsi tubona kandi tugahura n'ibikorwa byiza kandi by'ingirakamaro ariko bitabashije gusozwa nk'uko bikwiye. Ni mu gihe ababitangiye babaga bafite ibitekerezo byiza bagatangira ibikorwa nk'ibyo ariko urukundo babitangiranye rukaza kuba ruke nyuma bakabihagarika bakigira mu bindi. Idini ya Isilamu ikunda kandi ishyigikira cyane abemeramana batangira igikorwa cyiza runaka paka bakigejeje ku musozo wacyo, kuko iyo utangiye igikorwa cyiza ukanagisoza bitera n'abandi bantu imbaraga n'umuhate wo kuba nabo bakora ibindi bikorwa byiza. Ariko mu gihe rubanda babona ko utangiye igikorwa cyiza ntugisoze nabo bagira ubunebwe mu gukora ibikorwa byiza.